tubahaye ikaze nanone mu makuru agezweho. Nyuma y'uko hari habaye ibirori byo gusoza umwaka wa 2025 aho umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame hamwe na madamu we Jeannette Kagame bari bitabiriye muri ibi birori n'abantu b'ingeri zinyuranye ariko bakomeye gusa biganjemo ibyamamare. Nyuma y'ibi birori nibwo hagaragaye amashusho y'umukuru w'igihugu na The Ben baganira, gusa The Ben we yabereye ibamba abanyamakuru bifuje kumenya icyo baganiriye. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Urakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Nk'uko amakuru abivuga, mu mashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga hari agace k'amashusho agaragaza Perezida Kagame aganira n'abahanzi banyuranye, ariko hari n'akandi karimo ikiganiro ubona ko yagiranye na The Ben byihariye nubwo bari ahabereye ibirori byo gusoza umwaka. The Ben ni umwe mu barenga ibihumbi 2,000 bari batumiwe mu mugoroba wo gusangira na Perezida Kagame bishimira uko umwaka wa 2025 wagenze, banaha ikaze umwaka wa 2026. Muri ibi birori nibwo The Ben yagaragaye aganira na Perezida Kagame. Icyakora yabereye ibamba umunyamakuru wifuzaga kumenya ibyo baganiriye. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, The Ben yavuze ko mu by'ukuri ikintu cyamushimishije ari uko yaganiriye na Perezida Kagame. Icyakora ahamya ko adashobora kuvuga cyangwa kuzigera avuga ibyo baganiriye. Ati icyiza ni uko nahuye n'umubyeyi wanjye, twaganiriye kandi nanyuzwe cyane. Icyakora ibyo twaganiriye byo rwose wihangane wumve ko ari iby'umwana yaganiriye n'umubyeyi we adashobora gushyira ku karubanda. Uyu muhanzi yanavuze ko buri muntu yakishimira guhura no kuganira n'umukuru w'igihugu, ahita anabihuza n'isengesho umubyeyi we aherutse kumusengera. Ati ibyambayeho navuga ko ari isengesho rya mama risohojwe. Mu minsi ishize yaransengeye arambwira ngo mfite umugisha wo kuzagera kure ndetse mwicarana n'ibikomangoma. Ndashimira Imana ko umugoroba wakeye byabayeho. The Ben akomoza kuko yiyumva nyuma yo guhura n'umukuru w'igihugu ndetse bakanaganira. Yagize ati kereka iyo uba uri mu rugo kuryama ku buriri byananiye, njye nirariye ku itapi, ndashima Imana. Uyu muhanzi ubwo yari ari kuri televiziyo y'u Rwanda mu minsi ishize yavuze ko yakwishimira kubona umukuru w'igihugu mu gitaramo cye, anaboneraho kumutumira. Ibyatumye benshi bibaza niba yaba yanaboneyeho kumutumira, ariko akomeza kubera ibamba umunyamakuru wari umubajije. Nk'uko twagiye tubigarukaho kandi, uyu muhanzi The Ben ari mu myiteguro y'igitaramo cya The New Year Groove azahuriramo na Bruce Melody ku ya mbere Mutarama 2026. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu isi y'imyidagaduro, akaba ari nayo nkuru idutangije umwaka mushya wa 2026. Tubashimira uruhare mudahwema kutugaragariza mutugirira, by'umwihariko kuri uyu muyoboro wa YouTube. Tubifurije kandi umwaka mushya muhire w'2026 uzababere uw'ibyishimo, guhirwa ndetse no kugera ku byo mushaka. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Ibuka gukanda subscribe niba utarabikora kuko ari inkunga ikomeye kuri twebwe. Imana ibarinde. Hasta la vista.